Showbiz Hot News with Mtn TV Official. Yes, ni Showbiz Hot News nkuko mubyumvisha ni ikiganiro cy'imyidagaduro kigenda kivuga ku birimo biragenda bigwa mu myidagaduro hirya no hino ku isi. Ni ikiganiro gica kuri Mtn TV Official, nge nitwa Mr Wizi, nongeye kubaha ikaze. Rero tujye kugaruka ku birimo biragenda bivugwa mu myidagaduro. Ese mu myidagaduro ni iki kigezweho? Showbiz Hot News tujye guhera rero ku nkuru ya brucemelody na The Ben. Bari gutegura igitaramo cyitwa Summer Country Tour. Ni ibitaramo bizenguruka igihugu bizajya bishya mu mijyi itandukanye hirya no hino mu Rwanda. Rero ibitaramo byahuje itariki n'ibitaramo bya Mtn Iwacu na Musika Festival. Ibyo bitaramo rero birimo biragenda bivugisha abantu bavuga ati abantu bazajya bazitabira iki gitaramo bareke iki to byose ari ibitaramo bizahuza abahanzi bakomeye mu Rwanda. Rero iki gitaramo tugiye kubigarukaho bimwe birimo biragenda bivuga muri ibi bitaramo. Turaca kuri Bwiza afite indirimbo shyashya ndetse hari n'andi makuru menshi arimo aragenda amuvugaho. Byinshi kuri iyi nkuru murabimenya. Turaza guca kuri umuhanzi Emelyne, n'umuhanzi uturuka muri Kenya, umuhanzi wakoranye indirimbo ufite indirimbo shyashya we na Emelyne ndetse na Joshua Black, indirimbo yitwa Ayaya. Uyu muhanzi Emelyne rero ari mu Rwanda uyu munsi aritabira igitaramo kiririmbwa mu mikino ya bare, imikino ya basket ibera mu Rwanda. Rero Emelyne akigera mu Rwanda yaganiye n'itangazamakuru avuga byinshi bitandukanye. Akaba yaratangaje ko yaravuze ikintu gikomeye ati brucemelody niwe muhanzi uzi kuririmba muri East Africa wa mbere. Yavuze ko brucemelody ari umuhanzi ufite impano. Rero byinshi ku byo yagiye avuga kuri brucemelody ndetse na kuri Emelyne bakoranye indirimbo, ndetse yanitabiriye igitaramo cyo kumurika EP extended play ya Mike Kayihura. Rero hari byinshi biri kuvuga kuri umuhanzi Emelyne, yagiye atangaza byinshi byamushimishije ku guhura na President Paul Kagame. Ni byinshi bimuvugwaho, rero turabigarukaho. Turaza guca kuri Kwizera Emelyne. Uyu Emelyne muramuzi, mu mwaka washize makuru yamuvuzweho iby'amashusho wakita amashusho y'urukozasoni yashyizwe hanze. Y'uyu Emelyne akaza no gutabwa muri yombi akajyanwa mu bigo ngororamuco. Rero Emelyne yavuze byinshi agira urubyiruko cyane cyane kuba imbatazi z'ubusambanyi. Yavuze byinshi avuga ko yakiriye Yesu, yakijijwe. Rero kuri Emelyne turamugarukaho byinshi yagiye avuga. Turaza kujya hanze y'u Rwanda. Rero turahera kuri Wizkid wakiyagaye kuri Spotify nk'umuhanzi wa mbere muri Afrika. Byinshi kuri iyi nkuru rero turabigarukaho. Mbahaye ikaze mbabwira ngo ni Showbiz Hot News. Kora subscribe niba utarayikora, share ndetse unandike igitekerezo cyawe. Ni Mtn TV Official. Rero mbahaye ikaze, nge nitwa Mr Wizi. Yes, nongeye kubaha ikaze rero nkuko nari mbivuze ni Showbiz Hot News. Tujye guhera rero ku gitaramo cya brucemelody na The Ben ndetse na Mtn Iwacu na Musika. Ni ibitaramo byagiye bihuriranya amatariki, ibitaramo byagiye bihuza amatariki bizaberaho. Rero abantu barimo bavuga bati ibi bitaramo abantu bazitabira iki bareke iki. Brucemelody na The Ben ni ibitaramo bari gukora, ibitaramo bikomeye cyane bizazenguruka igihugu. Rero nkuko bigaragara guhera ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ni ibitaramo bizatangira kuba. Rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka brucemelody na The Ben bazataramira i Nyagatare, mu gihe Mtn Iwacu na Musika izaba yatangiye ibitaramo byayo bizatangirira mu karere ka Huye. Rero ibi bitaramo ni bimwe mu bitaramo abanyarwanda bazitabira ari benshi. Muri Mtn Iwacu na Musika harimo abahanzi bakomeye barimo Roskana, Marina, Kevin Kade, Chris Easy, Davis Dikanisoro na Bushari, mu gihe brucemelody na The Ben nabo bazaba bahagaze nk'abaririmbyi bafite izina rinini muri iki gihugu. Rero ndetse kwa 27 Kamena nanone bagiye bahuje amatariki y'ibi bitaramo aho bizabera hano hirya no hino mu gihugu. Rero brucemelody na The Ben barimo barategura ibitaramo, ariko na Mtn Iwacu na Musika bategura ibitaramo, ndetse brucemelody afite n'igitaramo azaririmba muri Mtn Iwacu na Musika nk'umuhanzi watwaye Primus Guma Guma. Murabizi ko bamwe mu bahanzi batwaye ibihembo bya Primus Guma Guma mu Rwanda bazajya baririmba hirya no hino. Ibi bitaramo bya Mtn Iwacu na Musika Festival bizajya buri muhanzi rero mu bahanzi barindwi batwaye Primus Guma Guma bazajya umwe aririmba hamwe undi aririmba handi, nyine bazagenda
baririmba ahantu hatandukanye. Rero Bruce Melody ni bitaramo naho arimo nubwo afite ni tour yewe na The Ben bagiye gukora. Aba bahanzi The Ben na Bruce Melody n'abahanzi bashaka kuzamura umuziki nyarwanda bakawushyira ku rundi rwego. Rero nibyo birimo bigenda bivuga, ariko tukiri kuri Bruce Melody ni umwe mu bahanzi witwa Bien yagarutseho ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Bien ni umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Kenya wabaye mu itsinda rya Sauti Sol, itsinda ryamenyekanye cyane muri East Africa. Rero uyu Bien Aime mu gihe yageraga mu Rwanda ku munsi w'ejo bundi aje mu gitaramo mu mikino azaririmbamo ya bar, imikino ya basket. Uyu Bien yatangaje ko Bruce Melody ari we muhanzi uzi kuririmba, ufite impano yo kuririmba muri East Africa. Ibintu byatangaje benshi cyane, bavuga ati Bien wakoranye indirimbo na Diamond, korana indirimbo na Likiba ndetse n'abandi bahanzi bakomeye cyane muri East Africa, ariko yavuze ko Bruce Melody ari we muhanzi uzi kuririmba muri East Africa. Rero Bien kandi ari kuganira n'itangazamakuru yavuze ko umuproducer wa mbere muri East Africa ari Emelyne ho bidashidikanwaho, ariko Emelyne we yamaze kugaragaza urwego rwo hejuru mu kuvanga imiziki ndetse no kwitunganya. Rero uyu Bien ni umwe mu bagiye bagarukaho nyuma yo gutangaza ibi ngibi mu gihe yarageze mu Rwanda. Byinshi yagiye avuga ko ari ibintu byamushimishije guhura na Perezida Paul Kagame igihe bahuriye muri Amerika muri Rwanda Day, ndetse ni byinshi yagiye agarukaho. Rero Bien yitabiriye kandi igitaramo cya Mike Kayihura aho yamurikaga EP extended play cyangwa umuzingo mutoya uriho indirimbo 5 zirimo na Kamoni y'ugukundwa cyane. Rero Bien yari yitabiriye iki gitaramo cyari cyanitabiriwe n'umuvugizi wa guverinoma Yolande Makuru ndetse n'abandi bahanzi batandukanye barimo Kivumbi King, barimo Bushari, barimo Aliewez ndetse n'abandi batandukanye. Rero Bien ni umwe mu bahanzi bakundwa n'abanyarwanda ndetse nawe uvuga ko akunda umuziki nyarwanda ndetse akunda no mu Rwanda. Uyu muhanzi rero unafite indirimbo iri gukundwa cyane, tuvuye kuri aya yakoranye na Emelyne ndetse na Joshua Black, afite indirimbo yitwa Finale, akaba ari imwe mu ndirimbo muri East Africa ziri streamingwa ku mbuga zitandukanye. Indirimbo ni imwe mu ndirimbo iri gukundwa cyane kuko mu kwezi kumwe yari yujuje abarenga miliyoni 21 bamaze kwireba ku rubuga rwa YouTube, ndetse akaba ari indirimbo yagaragaje urwego rudasanzwe. Nayo makuru arimo aragenda avugwa. Rero dukomeza tugiye kuca kuri Kwizera Emelyne, uyu mukobwa mwamenye mu zitandukanye wagiye uvugwa. Uyu mukobwa azwi ku nkuru zavuzwe zo gushyira amashusho ye hanze y'urukozasoni n'izindi zitandukanye. Rero tugiye kumugarukaho gatoya. Nk'uko nari mbivuze, uwitwa Kwizera Emelyne yagiriye urubyiruko rero nyuma y'uko yagiriye inama urubyiruko nyuma y'uko hari amashusho ye rero yari yagiye hanze, amashusho y'urukozasoni nashaka kugarukaho. Rero uyu Kwizera Emelyne wamenyekanye nka Emelyne, uyu mukobwa rero yavuze ko yamaze gukizwa ndetse akakira agakiza, akakira Yesu n'umwami n'umukiza. Rero yabwiriye urubyiruko inama yo kureka kwishora mu busambanyi. Yavuze ko yari yarabaye imbata y'ubusambanyi, ubusinzi ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye. Rero uyu Kwizera Emelyne ni umwe mu bagiriye inama urubyiruko ko cyane cyane ababashwe n'ubusambanyi bitari ibintu byiza, avuga ko byamugizeho ingaruka zitandukanye zirimo ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ibindi bibazo birebana n'ubuzima. Ni Kwizera Emelyne rero ugira urubyiruko inama yo kureka gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kwishora mu busambanyi cyane cyane bakiri bato. Tugiye ku bakunzi rero tumuvaho tujya ku muhanzi witwa Bwiza, umwe mu bakobwa bakunzwe hano mu Rwanda, abahanzikazi bagezweho hano mu Rwanda. Bwiza rero afite indirimbo nshyashya, indirimbo yise Gake. Indirimbo rero yamaze gusohora video yayo ku rubuga rwa YouTube, yamaze kugeraho. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo iri gukundwa cyane. Rero Bwiza nawe avuga ko afite inzozi nini zo kuzaba umuhanzi ukomeye cyane, akageza umuziki we ku rwego rushoboka. Rero Bwiza ku bakunzi be kandi nyine mbabwiye ko yamaze gusohora indirimbo Gake, akaba ari indirimbo ibyinitse, indirimbo ifite amashusho meza. Rero indirimbo yamaze kugera ku rubuga rwa YouTube. Tujya hanze y'u Rwanda turaca
iri ku muhanzi w'umunyanigeriya witwa Wizkid yacyagaga kuri Spotify ati bimeze bite iyi nkuru kanze kwigarukaho gato. Yes, nkuko nari mbabwiye rero ni umuhanzi Wizkid, umuhanzi w'umunyanigeriya yanditse amateka yo kuba umunyafurika wa mbere ufite ibihangano byumviswe inshuro nyinshi ku rubuga rwa Spotify kurusha abandi. Amakuru yashyizwe hanze agaragaza ko ibihangano bya Wizkid byumviswe inshuro miliyari 11 ku rubuga rwa Spotify. Inshuro ibihangano by'umuntu byumviswe rero ziba inshuro ibihangano by'umuntu byumviswe ku rubuga rwa Spotify zibarwa imwe ku yindi buri uko indirimbo runaka y'umuhanzi yumviswe byibuze amasegonda 30 kuri urubuga. Icyakora ntabwo inshuro ibarwa iyo habayeho kwihutisha indirimbo muri aya masegonda 30. Rero Wizkid yanditse amateka yo kuba umuhanzi wa mbere muri Afrika wumviswe cyane ku rubuga rwa Spotify nyuma y'uko muri uku kwezi kwa gatanu ku itariki 15 2026 yashyize hanze indirimbo yitwa State of Mind yafatanyijwe n'umuhanzi ndetse akaba DJ Tunes. Rero ku munsi wayo wa mbere iyi ndirimbo igisohoka ku rubuga rwa Spotify yumviswe n'abarenga 685 umunsi umwe. Rero uyu muhanzi Wizkid ni umwe mu bahanzi rero baciyagaye ko kuba umuhanzi wa mbere muri Afrika uri kumvwa cyane ku rubuga rwa Spotify nkuko bigaragara nuko n'ibindi binyamakuru byagiye bibyandika. Rero mbere yuko nsoza nyigaruka mu Rwanda rero umuhanzi Shafi muramuzi. Uyu muhanzi rero yaganiriye na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Canada baganira ku birebana n'iterambere ry'umuziki nyarwanda. Umuhanzi Shafi umuhanzi muramuzi wakoranye indirimbo na Chris, izi ndirimbo yitwa Bana ndetse afite n'izindi ndirimbo zirimo Serera. Ni umuhanzi ufite indirimbo nyinshi zakunzwe ndetse n'umuhanzi ukomeye cyane. Rero umuhanzi ari gukorera ibitaramo muri Canada. Uyu muhanzi rero ubwo yajyaga mu gihugu cya Canada yahuye na minisitiri yahuye na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cya Canada baganira byinshi rero birimo n'iterambere ry'umuziki w'u Rwanda. Umuhanzi Shafi rero umaze iminsi muri Canada aho ari gukora ibitaramo mu mijyi itandukanye. Mbere yo gutaramira mu mujyi wa Ottawa aha ni mu gihugu cya Canada yakiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cya Canada witwa Prosper Higiro. Rero uyu Shafi yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko yakiriwe na ambasaderi Prosper Higiro ndetse bagiranye ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko ubuhanzi bwafasha mu iterambere ry'urubyiruko ndetse n'igihugu. Ati byari by'agaciro guhura na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada Prosper Higiro. Twaganiriye byinshi ku buhanzi bushobora guteza imbere igihugu bugatanga akazi ku rubyiruko ndetse bukagira uruhare mu kubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda. N'umuhanzi rero Shafi wavuze ko yaganiriye byinshi na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada. Rero baganiriye byinshi. Rero uyu Shafi yataramiye mu mujyi wa Montreal kuwa 16 Gicurasi 2026 akaba ategerejwe rero mu gitaramo kizabera mu mujyi wa Ottawa ku munsi w'ejo ku itariki ya 23. Rero Shafi ni umwe mu bahanzi beza kandi harimo mwamenya ko rero arimo aranakorera ibitaramo hano muri Canada. Rero yaje no gukurana ambasaderi w'u Rwanda muri Canada baganira ibintu byinshi bitandukanye. Nge rero nayo makuru yararimo avugwa muri showbiz nitwa ngewe yabagizagaho nitwa Mr Wizi. Naho ubutaha rero ni Nepotive Official tubagezaho makuru atandukanye, tubagezaho documentaire zitandukanye. Gusa ndabashimiye, gusa niba utarakoze subscribe uyikore tubana buri munsi biganiro bitandukanye. Murakoze cyane.